ababyeyi bo muri iyi minsi bari careless cyane ku bana babo. Yego. Ugasanga umwana ageze muri iyo myaka itamworoheye, wowe mubyeyi we ubaye kureye. Uhugiye muri business, uhugiye mu gushaka imibereho, ukibagirwa ko wabyaye, ukibagirwa gutanga uburere. Nje ntekereza ko rimwe na rimwe ababyeyi babigiramo uruhare, bibagirwa kutuganiriza cyane cyane nk'abakobwa, kuko tugira ama challenges menshi mu buzima uko tugenda dukura. Rero ababyeyi baradutererana cyane. Babyeyi mudukurikiye ni ukuri, mutubabarire, mwihe umwanya cyane izo telefoni zanyu, mwihe umwanya cyane izo business, nabyo ni byiza kuko no gushaka ubuzima. Ubundi kera numvise ngo hajyaga habaho ikintu bita urubohero, ugasanga nka nyogosenge se cyangwa se mama wawe arakwicaza agize ibintu akuganiriza. Ariko kuri ubu biratangaje ko umwana ashobora kugera muri iyo myaka nta kintu azi. Noneho nawe rero ugere hanze ushyushye, wamungana uhure n'urubyiruko bagenzi bawe, nabo wenda muhuje iyo riske. Noneho usange nyine ni hahandi muhuye, biragiye nyine ugiye mu bitari ngombwa, ugiye mu kigare, unywa inzoga bitari ngombwa, unywa itabi bitari ngombwa, nyine kubera ko umubyeyi wawe nyine ari careless nagakwitayeho. Urataha ijoro nawe kubaze ngo uvuye he. Mbega nyine arabona ibintu bishyashya mu buzima bwawe, ntiyakuguriye telefone kabona ufite iPhone, ntufite akazi. Mbega nyine avuga ati okay, ntabwo byonera ari byiza. Uza hano byapfiriye. Umuhungu n'umukobwa basigaye bajya muri relationship, bakakitinga nk'umugore n'umugabo. Biratangaje kubona couple iryamana buri munsi cyangwa se igihe runaka. Nukuri biba biteye isoni pe. Rero ntago umusore niba abona buri kintu icyo ari cyo cyose azakenera ku mugore yamushatse, ese ubwo azaba ajya gushaka umugore akurikiye iki? Kandi ibyo akenera n'ubundi aza ukabimuha. Mbona ari cyo gituma urubyiruko tuvuga ngo rimwe na rimwe ngo abagabo barabuze. Urabyumva uti umusore aje akakubwira ati ngewe ndashaka ko ubanza kumbyara cyangwa kuntwitira mbere yuko tubana? Iyo ni scam. Ladies, please be careful kuri abo batipe baza bababwira ngo mubanze mubabyarire, ngo nibwo unyereka ko nkunda. No, niba koko agukunda byanyabyo by'ukuri, nabikwereke, nakwerekana mu muryango yabo, nimujye mu murenge, nimukora ibishoboka, mujye mu rugo mubyare mwitwa umuryango. Mboneraho no kubwira abasore, umusore uvuga ngo ngewe ntago nashaka umukobwa wabyaye, ngo ubwo ngo abafite ngo uko yongera guhura ngo n'umugabo babyaranye. What? Sinzi imyumvire baba bafite. Ushobora kwibwira ngo ushatse umukobwa utarabyaye, ugashaka uwumura wanyereye kubera inda nyinshi yagiye akuramo. Oya avuga ngo bamamanya kwigendera. Yes, je suis professeur Cyucyu aka Eric Stonchide Superboy Sama ntibagwe ntare tatso bwiza umuzi utagira inenge no ku cyumweru nyankora kuko apete yapushinze ya propose amakipe tiza apete bayitupa mu matsinda. Abanzi ndabasuhuje n'abatanzi ndimo bigire ikibazo kuko nanye ntabwo mbazi. Ariko so ubundi kucyo ntekereza nta gutekereza. Ibitekerezo byo kuntekereza bitekerezo ibitekerezo bingahe? Mwari muri ahari ko? Mumeze neza? Tumeze neza. Ko mwitonze cyane. Ni bisanzwe. Yego. Nkuko mubibona rero kuri kamera za Big Town TV turi kumwe n'abana b'abakobwa beza cyane, ndetse ukibakubita amaso utuvuga atari ko abangaba n'abanyarwandakazi cyangwa n'abanyetiyopiya. Uzi gukundwa n'umukobwa w'umurundi. Ariko nta murundi kazi uri muri mwebwe? Ko murebana. Mwitanye ba mwana? Nungu. Ko muvugira hasi, muvugire hejuru. Urabizi neza ko ndi umurundi njewe. Ushingira kuki? Ndabiceka. Urumva ko ari gukeka ntago abizi neza. None weye ko ndi ko ndumva nk'umurundi. Yego. Umunyarwanda pe. Umunyarwandakazi. Umunyarwandakazi wuzuye. Ufise made in Rwanda. Okay. None ujye umwegereza mikoro muri ko murayivugira hasi ntabwo ndikunda bumva neza. Ariko ziko ndacyanduye. Yego tubaye ikaze rero kuri Big Town TV. Murakoze cyane. Uyu munsi wa none harimo abantu bari kwibaza ngo turimo turabana nabandi harabwo ntabwo babonye bwa mbere
hari benshi basanzwe babazi bitewe no mu bikorwa byanyu, hari nabo twatumiye kuri Big Town TV, ndacyaka atari ubwa mbere muje kuri kamera cyangwa se kuri iyi televiziyo yacu. Uyu munsi wa none ese nimba dufite abantu bashya twunguka umunsi ku munsi, tugiye kubana nande mu kiganiro? Njye amazina ni Ishimwe Rebecca. Nanjye nitwa Aline Miki. Aline Miki. Rebecca waruraho? Ndaho ndashima Imana. Ko mutuje cyane. Oya ntago vibe nakabeho karahari, imvura yaguye. Akabeho karahari? Mukeneye abaraza? Cyangwa abashyushya? Keneye agashyushye. Miki ukeneye umushyushya? Oya se kandi. Hawo mura urava hano. Uri kumvanga. Keneye agashyushya na iby'abashyushya baya. Ukeneye agashyushyanya? Akantu gashyushye. Ese niko wavugaga mwato? Nari mbyumvishe nabi. Nangize n'ibyo byo kuvuga ngo ukeneye umushyushya. Oya akantu gashyushye da. Hari ukuntu umuntu akenera umuraza, undi agakenera umushyushya, undi agakenera umutahira. Iyo bavuze umutahira ku giti cyawe, uba wumva ari mu ntoki. Njyewe umutahira ni umuntu uvugira inka, maybe. Niko ubitekereza cyangwa niko byumva? Niko mbitekereza. Rebe, iyo bavuze umutahira, uba wumva ari mu ntoki? Umutahira ni umuntu uvuga amazina y'inka, n'imivugo ashobora kuba yayivuga, ariko ngewe nzi ko ari umuntu nyine uvuga amazina y'inka. Ni umuntu uvuga amazina y'inka? Yego. Uyu munsi wa none iyo bavuze umuraza, we uba wumva ari mu ntoki? Iyo bavuze umuraza, reka dore kwa Miki. Miki umuraza ni mu ntoki? Umuraza ni umuntu uwo ari we wese muhurira mu buriri. Uwo ari we wese utitaye ngo ni umwana, ni umugabo, umugore, umuntu murarana. Umuraza wawe. Aba ari umuraza wawe. Rebecca ariko mbonye abihinyuye, afite ukuntu atari kubyumva. Afite ukuntu yumvamo umuraza. Umuraza ni mu ntoki. Oya nuko birida. Nanjye nuko mbyumva. Urumva ko umuraza ari umuntu mwaranye mu buriri? Simbizi ariko ndiko mbitekereza. Ku munsi wa mbere uhura n'umuraza byagenze bite? N'ubu ngubu arahari. Turaryama bisanzwe. Mvuze ku munsi wa mbere. Umunsi wa mbere uhura n'umuraza byagenze bite? Ahubwo wowe yarabikoze yararaye cyangwa yaratashye? Uransobanurira umuraza uri kuvuga, kuko njyewe umuraza ndamufite. Uransobanurira umuraza uri kumbaza uwo ari we. Ngiye mvuze umuraza mwahuriye mu buriri. Yararaye arataha cyangwa yararaye? Sobanurira neza uwo muraza ushaka kumbaza. Njye wumvuze no mwararanye mu buriri pe ku munsi wa mbere gusa. Mbese umuntu wakuraje bwa mbere byagenze bite? Byagenze neza. Twararyamye turasinzira buracya. Arataha. Nicyo nashaka kumva. Yego. Rebecca nawe umuraza we byagenze bite ku munsi wa mbere? Urumva nyine mbagira wenda mutubwiye kuko hari abantu benshi bashaka kumenya ngo hari umuraza uzawuzi neza kare burare. Byagera nka saa 9 ahubwo ati ariko bibaye ngombwa ko nshobora gutaha bitewe nuko ari gahunda itunguranye, bitewe nuko ufite akazi ka mu gitondo, bigatuma umuraza atari buze kurara. Uwe byagenze bite ku munsi wa mbere? Ahubwo njye ntabwo nakuze niraza, si no ku munsi wa mbere. Nakuze ndarana n'abavandimwe banjye. So ntago njye nigize mbobwe ubuzima bwo kwiraza. Nari mfite n'ubundi abaraza n'ubundi. Bivuze ngo ni impano wakuranye? Ni impano. Urangije uragenda urayidevelopa, biragukurikirana na n'uyu munota. Uracyakuraza? Oya ubu ngubu ntabwo bandaza. Ubu ntabwo bandaza, wowe warumbajije ngo umuraza wa mbere, kandi nakuze nyine mfite umuraza ndarana n'abavandimwe n'inshuti nuko. Ubu rero njye ntabwo nizi nyine nta muraza mu bwana bwanjye. Ashobora kuba umwe mu bantu barajwe n'abantu benshi. Oya ndi kuvuga se urauri wavuze ibintu bigiranye. Bano umuraza ariko nivugiraga. Yego. No muraza nivugiraga ubwo wenda dufite ukuntu turi kubyumva n'abandi muri comment uko babyumvisha abaraza bawo mwabumvisha nabo ngubu Rebecca baracyamurazana n'uyu munota. Oya ubusobanura ibintu neza ntabwo bandaza. Watubajije bwa mbere kandi nabisobanuye. Yego. By'umwihariko rero uyu munsi wa none nkangiye bwite nifuje ko tugira n'ibiganiro kugira ngo tuganirize abantu benshi badukurikirana umunsi ku munsi kuri Big Town TV. Ndavuga ngo reka mpamagare cyangwa se ntumire bamwe mu bakobwa mvuze ko bamaze gukura, ntabwo nabambeshye. Gukura ni igihe cyose wavuye mu myaka 18, sibyo? Nyuma y'imyaka 18 burya ngo buri mukuru.
abana bari munsi y'imyaka 18 bya ikiganiro nshaka ko tugira nabo burya ngo nta makuru baba bagifiteho. Ndashaka kugira ngo wenda twiganire ku buzima busanzwe by'umwihariko nk'abana b'abakobwa. Hari ubuzima abana b'abakobwa banyuramo, wenda turaza kwibanda ku buzima bw'abafemale, sibyo? Abafemale sinzi n'ubundi buryo babavugamo nyuma y'abafemale. Hari ubundi buryo? Abasingle mother. Abasingle mother. Abasingle mother, abafemale. Hari ubuzima bwinshi bagenda bacamo. Uyu munsi wa none iyo urebiye nk'umusingle mother, umukobwa watwise akabyara ariko atabana n'umugabo, uyu munsi wa none akaba ariho mu buzima bwe n'umwana we. Ese iyo mutekereje ku giti cyanyu ubona ari ubwihe buzima babamo cyangwa se imbogamizi bahuriramo n'ubwo buzima? Mwahisemo ko ari njye gutangira. Nta kibazo, ufite amakuru menshi kurusha undi yatubwira. Ntago ari ukugira amakuru menshi, ahubwo kubera ko ari ibintu biba bivugwa hano hanze tuhura nabyo mu buzima bwa buri munsi. Yego. Ntago ari ukuvuga ngo tuba tuzi byinshi. Rero njyewe numva abasingle mother cyangwa se abafemale mu buzima bugoye. Yego. Cyane cyane ko iyo uhuye n'icyo sinzi niba nta kigeragezo cyangwa ikibazo, usa nkaho usigara uri wenyine. Yego. Inshuti zikakuvaho n'ababyeyi bakakugiraho akadute ko mu by'ukuri uba warabababaje. So banyura mu buzima bugoye pe. Wenda ntago bifiteho ubumenyi bwinshi, njyewe ku byonzi n'abantu babaho bastragolinga kugira ngo babeho babesheho n'abana babo. Mbese ubuzima babamo ni struggle. Yego. Rimwe na rimwe ugasanga abantu bo ku ruhande barabafata uko batari, bakabita amazina bashaka, uriya ni iki kubera ko yabyaye akiri muto, bikabagiraho ingaruka itari ntoya. Rimwe na rimwe ugasanga yarwaye depression cyangwa se yiyahuje ibiyobyabwenge kubera ibyo bintu byose biba byaje bikamwikubita mu mutwe akiri mutoya, ntabashe kubihandoringa. So njye numva dukwiye kujya tubasengera muri rusange. Ni bamwe mu bantu bahura n'imbogamizi zigiye zitandukanye kandi zigoye. Yego. Uyu munsi none Rebecca, hari ukuntu bajya bavuga ko byanze bikunze abasingle mother ari abantu baca mu bibazo byinshi bigiye bitandukanye, ndetse hakaba harimo na benshi bashobora kuba ubwo buzima babuhuriramo n'ihohoterwa rigiye ritandukanye. We ku giti cyawe iyo ubitekereje by'umwihariko ibyo bintu biraba koko? Cyane biraba, ariko bari abantu much respect to all single mother. Ni abantu b'intwari cyane, ni abantu bafite umutima ukomeye, ni abantu ni bagari mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Kuko ibyo uvuze by'ihohoterwa biraba cyane. Ushobora guhohoterwa n'inshuti zawe bizikubwira amagambo atari meza, ushobora guhohoterwa n'ababyeyi bakubyaye, ushobora guhohoterwa n'uwaguteye inda mu byo akubwira, kutakuba hafi. Ibyo byose ni ihohoterwa uba ukorerwa nk'umusingle mother. Ariko nyine ibyo ngibyo bakabirengaho, ukarenga iryo hohoterwa, ayo magambo mabubwirwa iki, wowe ugahatana, bagahatana bagakora, sibyo? Yego. Bakiteza imbere, bakita no ku bana babo. Rero ni abantu b'intwari cyane aho bari hose, much respect. Yego. Hari abantu benshi bakunda kuvuga ko kenshi nk'umwana w'umukobwa iyo ahuye n'icyo kibazo, wenda tubare cyo gutwara inda kiri muto itateganyijwe, hari n'igihe n'ababyeyi babigiramo uruhare gutuma umwana ashobora kuba mu buzima bwihebye, ndetse nawe ubwiwe bikagiraho akiyanga. Ese ibyo bintu ku mukobwa, nk'umukobwa wenda byabayeho, hari uwo bishobora kuba byarabaye mu buzima busanzwe ariko wabuze amahitamo y'ubuzima ndetse n'uburyo bw'imibereho bitewe n'ukuntu wenda umuryango we, famiye yamwakiriye, uyu munsi wa none wamubwira iki?
namubwira ngo akomere kandi yihangane. Nta joro ridacya, nta n'imvura idahita. Kuba waba warahuye n'ibyo bibazo ukabyara umwana, ababyeyi bawe ntibabyakire neza bakagutererana, komera. Abantu bakureka ariko ntabwo Imana yo yakureka. Nicyo kintu, niyo message numva naha abo bantu nyine bari mara kugahinda, ibihiranwa n'agahinda. Hari Imana itabara idasabye ibisobanuro. Yego. Miki, uyu munsi wa none hari umubyeyi nawe ukitwara gutyo, umwana we aza akamubwira, akamutura icyo kibazo yahuye nacyo, umubyeyi aho kugira ngo amwakire, amwumve, amuganirize, akamwuka inabi. Ese nk'uyu mubyeyi uri ahantu hariho hose uri kubyumva ku giti cyawe, wumva yakabaye wihe muntu, wumva yakakire gute uwo mwana, iyo message amuhaye nawe imubayeho imutunguye ku giti cyawe, wumva niki kintu wabwira uwo mubyeyi? Icyo nabwira uwo mubyeyi ni ukuri ari kwangiza umwana we, kubera ko ari ibintu biba byarabaye kuri uwo mwana atabigizemo uruhare, bimugwiririye. Ni ukuri ababyeyi nk'abo bisubireho, kuko batuma umukobwa wahuye n'icyo kintu arushaho kwiheba, nyine agashaka kwiyahura se, agashaka kuvuga ati iki cyana, rimwe na rimwe akabyara n'umwana adakunze kubera ko yanyuze mu buzima butamworoheye amutwite. So rero ababyeyi bameze gutyo, mutubabarire, mwihangane, mworohereze abana banyu. Kandi buriya iyo uri umubyeyi mwiza ukabona umwana wawe yaguye mu kintu nk'icyo ngicyo, biba byiza kumugira inshuti cyane. Biba byiza kumuganiriza, ukamugira inama, ukamubwira uko agomba kwitwara, ukanamuhana, ukamubwira ati reba ibintu bikubayeho, please stop. So rero mwababyeyi mwe ni ukuri mwihangane, ntawe bitabaho. Niba umwana wawe yacitswe agakora amakosa, mubabarire. Yego, hakomeje kugaragara urubyiruko rwinshi rw'abana bakiri batoya bakunze gutwara inda bakiri bato, cyangwa se bataragira igihe cyo gushaka, mbese bagatwara inda zitateguwe. By'umwihariko ni ibintu biri kugenda byera kandi biri kurushaho gukura. Iyo murebye ku giti cyanyu, mureba ari iki kintu kiri kugenda kibitera kugira ngo ubwo bwiyongere, ubwo bwinshi bw'abakobwa bukomeze kubaho? Ikintu mbona kibitera, mwegereze mikoro. Ikintu mbona kibitera, ababyeyi bo muri iyi minsi bari careless cyane ku bana babo. Yego. Ugasanga umwana ageze mu myaka, harya umwana umukobwa w'imyangavu ageze imyaka 16. Ugasanga umwana ageze muri iyo myaka itamworoheye, wowe mubyeyi we ubaye kureye. Uhugiye muri business, uhugiye mu gushaka imibereho, ukibagirwa ko wabyaye, ukibagirwa gutanga uburere. Nje ntekereza ko rimwe na rimwe ababyeyi babigiramo uruhare, bibagirwa kutuganiriza cyane cyane nk'abakobwa, kuko tugira ama challenges menshi mu buzima uko tugenda dukura. Rero ababyeyi baradutererana cyane. Kanishyiremo kubera ko nanjye ndi umukobwa, cyangwa se hari abakobwa nanone babyiruka bashyushye ukuntu, akabyiruka abona ari wa mwana ukunda kucudikana n'udusore, agira ikigare kitari cyiza, ibyo bikamujyana mu mico mibi, bigatuma yatwara inda muri ubwo buryo. Na mugenzi wanjye nakomeze. Ibyinshi urabivuze, ikintu cy'ababyeyi nanjye nakigarukaho cyane. Ni ukuri pe, babyeyi mudukurikiye, ni ukuri mutubabarire, mwihe umwanya cyane izo telefoni zanyu, mwihe umwanya cyane izo business. Nabyo ni byiza kuko no gushaka ubuzima. Ubundi kera numvise ngo hajyaga habaho ikintu bita urubohero. Urubohero rwajyaga rubaho, ugasanga nka nyogosenge se cyangwa se mama wawe arakwicaza agize ibintu akuganiriza, sibyo? Ariko kuri ubu biratangaje ko umwana ashobora kugera muri iyo myaka nta kintu azi.
nta kintu azi habe na kimwe, ariko ubundi aba bantu ba kera bajyaga bagira igihe hakabaho nk'umwiherero ku bana b'abakobwa bakaganirizwa uko bagomba kwitwara bijyanye n'ibihe bazaba barimo byose, umwana agakura azi ati nzayitwara gute, nzabigenza gute. Ariko kuri ubu ngubu umubyeyi arazinduka agenda saa 11 agaruka saa 6 z'ijoro waryamye, nta kuganira ntaki, ntose uzabaza nde. Noneho nawe rero ugere hanze ushyushye wamungana uhure n'urubyiruko bagenzi bawe nabo wenda muhuje iyo riske, noneho usange nyine ni hahandi muhuye biragiye nyine ugiye mu bitari ngombwa, ugiye mu kigare, unywa inzoga bitari ngombwa, unywa itabi bitari ngombwa, sibyo? Nyine kubera ko umubyeyi wawe nyine ari careless nagakwitayeho, urataha ijoro nawe kubaze ngo uvuye he. Mbega nyine arabona ibintu bishyashya mu buzima bwawe, ntiyakuguriye telefone kabona ufite iPhone, ntufite akazi, mbega nyine avuga ati okay, ntabwo ibyo bintu rero ari byiza. Ababyeyi ni ukuri mufite abana b'abakobwa, kandi si n'abakobwa gusa n'abahungu nabo ibintu mubyiteho mubigira ibyanyu, ni ukuri mubonere umwanya abana banyu, mubaganirize, mubabe hafi, mubahe inama n'impanuro kugira ngo twubake u Rwanda twifuza rushingiye ku muco n'ireme. Yego. Usibye havuyeho biriya bintu byo kuvuga ngo technology ifite ukuntu ngo yaje ihindura ibintu byinshi, hari ukuntu kera habagaho umwanya ababyeyi bafataga nyine bakicaza abana bakabaganiriza, ariko uyu munsi wa none baravuga ngo ibyo bintu gufata umwana ukajya kumusabana biriya bintu ngo ni ukumutoza uburara, ngo ni ukwica umuco, mbese ngo kubimwibutsa ko ibyo bintu biriho, ngo hari ibintu byinshi uba wangiza. Ese ku giti cyawe we kubwawe uba wumva uwo muco wakakwiye kugaruka ngo umubyeyi ajye afata umwana ku myaka ye 12 15 atangira amwicaza muganize ku ibyo bintu, wowe urumva nta kintu byakangiza ku buzima bw'umwana? Ntacyo byakwangizaho. Ubundi baravuga ngo nimugafata umuco ngo muwuhindure ico, sibyo? Tugafate umuco ngo tuwuhindure ico, umuco ntugacike. Yego, sibyo? Umuco rero turi kuvuga ni uwo nguwo wo kuba twagira ibyo biganiro n'ababyeyi bacu, yakuganiriza, kuko ikintu wabwiwe na mama cyangwa na papa, wenda ababyeyi ba papa bo cyane cyane bo ntago twabibashyiramo, inshingano zifite cyane cyane ababyeyi baba mama, sibyo? Ababyeyi baba mama rwose ugomba kuganiriza umwana wawe akiri muto, agakura umuganiriza, ukamuhana kirazira, akaba azi ngo ibi hari ibintu bizira, akaba biza agakura afite na kirazira muri we. Ntabwo rero njye numva ko ibyo bintu kuba byakorwa byaba ari kwica umuco, ahubwo mba numva ari bwo twaba turi kubaka umuco. Yego. Ko hari ibintu bigenda bivugwa ko urubyiruko rwa none ahangaha cyangwa se rw'iyi minsi rutagishishikajwe no kubaka ingo no gushakana no kugira abantu bashakanye, cyane cyane by'umwira ku bakobwa. Buriya ngo umukobwa ngasigaye abona kubaho mu buzima bwe bwite, nta muntu umugenga yigenga, ari bwo buryo bwiza. Njye ndabivuga mu buryo bwanjye, reka nkubwire pe, umukobwa uwo twita ngo ni umukobwa koko, umwari, yego, ntawe utashimishwa no kuba yaterwa ishema no kugira urugo rwe, nawe kubaka umuryango, nawe akagira abamukomokaho, yewe akanahesha ishema umuryango we. Ntekereza ko wenda hari abashobora kuba wamungana bitewe na depression, bitewe wenda naho yakuriye cyangwa se umuryango arimo, bitewe nuko abona ko babanye cyangwa se amakuru aba ari kumva hanze, ariko ngiye ku giti cyanjye ntago ariho ko mbitekereza. Imana yaguhaye umugisha, ikaguha umuntu muhuza mwiza yakugeneye, why not nawe wumva utagira iryo shema ryo kwitwa mama runaka, why not utagira iryo shema ryo kwitwa muka runaka. So njyewe ntago nemereranya n'abo bantu bavuga yuko ngo ntago nashaka, ntago nagira gute, kuko Imana iha umugisha buri muntu wese ku giti cye. Uriya bishobora kwanga, we bigakunda, ahubwo icyo biba bisaba ni ukugira ngo tuyoboze Imana, dusenge, itwereke inzira ya nyayo ko ikwiriye, natwereke n'abantu nyine twagakwiye kuba turi kubana nabo muri ubwo buzima. Yego.
Miki we ku giti cyawe uyu munsi wa none iyo urebye ubona bikiri ngombwa kugira ngo umukobwa n'umuhungu babe bakundana ku rwego bakeneye kubana nk'umugore n'umugabo, by'umwihariko kuko basiba ko ingo za none ahangaha zitacyubaka ngo zikomere, murasezerana uyu munsi ejo mugatandukana, kandi no mu nkundo mu mibanire mu miteretanire asigaye ari ikintu cyoroshye cyane ko umuntu mukundana mugateretana igihe kingana n'ukwezi kumwe abiri ukwa gatatu mwatandukanye. Ese we ku giti cyawe iyo urebye ubona bikiri ngombwa ko abantu bakwiye kubana? uza hano byapfiriye umuhungu n'umukobwa basigaye bajya muri relationship bakakitinga nk'umugore n'umugabo. Uri kubyumva? Yego. Biratangaje kubona couple iryamana buri munsi cyangwa se igihe runaka, nukuri biba biteye isoni pe. Rero ntago umusore niba abona buri kintu icyo ari cyo cyose azakenera ku mugore yamushatse, ese ubwo azaba ajya gushaka umugore akurikiye iki? Kandi ibyo akenera n'ubundi aza ukabimuha. Yego. Ntago sinzi niba ari imyumvire yanjye, ntago ngewe nkizerera muri izo relationship. Yego. Birababaje kuba umwana w'umukobwa, mw'abakobwa mwe kuki mutifata koko? Umuhungu waryamanye nawe inshuro ebyiri inshuro eshatu nukuri ntago yakugira umugore. Biratinda ahubwo ukazasanga save the date kugezeho utazi ukuntu byagenze. So ngewe ku ruhare rwanjye numva muri relationship hari ibyo twakosoramo tugakundana koko nk'abantu bari gukundana, igihe cyo kubana cyazagera nanone tukakitinga nk'umugabo n'umugore koko. Mbona ari cyo gituma urubyiruko twaracitse tuvuga ngo rimwe na rimwe ngo abagabo barabuze, niyo mpamvu ibitera. Ikindi tubona abantu babana bakamarana igihe gito bagatandukana. Yego. Ntitwizerere mu bintu by'ingo cyane, ukibaza se niba runaka yashatse hagashira umwaka bagatandukana, ese kubera iki ibintu nabijyamo? Bigatuma nyine umuntu agira kwifata akaba arekeye gushaka. Ni byinshi bibuza abantu kujya mu ngo kubera ko haberamo ibintu byinshi bitandukanye, kandi social media yaraje byose bijya ahagaragara tukabibona. Niyo mpamvu rero akenshi biduca intege tukumva gukomeza kwibera aho ngaho, just udafite umugabo udafite umugore ukumva nta kintu bigutwaye. We kwityawe iyo urebye ubona ikintu kigiye gukorwa kugira ngo ibyo bintu bicike birangire, twumve ko twasubira muri bwa buzima rwa rukundo rwa kera, rwa rukundo bavuga ko rwaryohaga, na n'uyu muntu utakongeye turwubake, kuko hari abantu benshi bakomeze kuvuga ko urukundo rwarangira rutakibaho. Nyine byapfuye kera, uburere twahawe, hari abana rimwe na rimwe twakuze wabona papa yinjiye mu rugo ugahunga. Ibyo bigatuma nyine twumva dufite ubwoba bwo kugera muri icyo kintu. Ikintu numva cyakorwa rero, bivuze ngo abana bo ngubu baratinyutse, ntago bagitinya n'ababyeyi babo. Ntago tugitinya ababyeyi ko hari abantu bavuze ngo umenyereza umwana inkoni akazimenyera akabifata nyine nk'ibintu bisanzwe. So njye ntago ndi gushyigikira bino bintu cyane. Twihangane tugerageze nk'uko mugenzi wanjye yabivuze, twongere tugarure umuco, ababyeyi batuganirize batubwire ngo bikorwa bitya, kera byagendaga gutya. Nubwo iterambere ryaje ariko ntago tugomba guca umuco cyane nanone. Njye numva habaho inama mu rubyiruko, ababyeyi bakuze bakatuganiriza, bakongera kudushishikariza ibyiza by'icyo kintu, ibyiza by'umuryango, ibyiza by'urugo, kubera ko ntago ingo zose ari mbi, ntago ingo zose zihora zishwana, hari n'ingo nziza tuzi. Rero twebwe twicwa no kumva ingo zananiranye, byanze byagoranye, babandi babanye neza ntibaze kuduha ubuhamya. So njyewe nukuri abantu mudukuriye mugerageze mwongere mutugire inama, twongere twubaka umuryango kuko biri kuba bibi cyane. Rebecca, uyu munsi wa none hari abasore basigaye bariho, umusore akubwira ngo mbere yuko tubana ngo ntitwabana, ntaramenya ko byara, ejo tutazabana, tukabura umuryango, tukabura famiye, bigatuma dutandukana bitari ngombwa.
bikaba byaba ngombwa ko we agusaba kubanza kugutestinga akakubwira ko uramutse umutwitiye mwabana nk'umugore n'umugabo, umubyari mwabana nk'umugore n'umugabo. Ese nk'abo bantu we ku giti cyawe urabyumva uti? Umusore aje akakubwira ati ngewe ndashaka ko ubanza kumbyara cyangwa kuntwitira mbere y'uko tubana. Iyo ni scam. Njye ntabwo mbyemera njye kabisa. Ni scam? Ni scam man. Araza nyine akakubeshya. Hari n'abo tuzi mani aza akakubwira wenda n'urugero njye yari umufiti wanjye nzi byabayeho. Noneho we yarabanje nyine bimubaho for accident nyine bwa mbere. Ubundi ikintu kibaye bwa mbere burya tubyita impanuka. Iyo umuntu aguye bwa mbere baravuga ngo yakoze impanuka, sibyo? Ariko iyo byongeye bwa kabiri bavuga gute? Ntabwo bavuga ko yakoze impanuka. Bavuga ati wa muntu ahubwo nyine yaguye, kuko ahantu ukoze impanuka urongeye kabiri nta muntu ukora impanuka kabiri. So rero nayo mvuze ko yaguye nko mu mpanuka kabiri, umuntu akakumasikara wenda n'urugero ashobora gusanga ufite nk'uwo mwana. Turi kuganira ku kintu cya single mother. Yego. Asanze ufite umwana arakubwira ati rero sebo ufite umwana ni byiza nanjye mbyarira, sibyo? Nanjye mbyarira rwose shiri wanjye nta kibazo nzagufasha akakubwira koko ibyo ngibyo bikubwira, sibyo? Ukiri nyine muri wa munyenga w'urukundo. Yego. Ariko iyo umajije kubyara my dear nta nubwo umenya ko ari wowe, kuko hari abantu babyara bakanahinduka. Ukaba wabyara ukabyibuha, ukaba wabyara ukananuka, ukaba wabyara ugahinduka, mbega nyine byose nyine ugasanga wenda ya sura yakubonaga mutarabyara urabyaye arabona ubise bihinduka. Avuga ati why not ntareba se umukobwa ukimeze neza utarabyara, agahita kwangaza, agahita gutuma kwangara mwana. Ubwo ati jya kwangara rwose reka ntago bishoboka n'ibinavamo. Jewe nyine agahita akakubwira nabo ubwo ibyo bintu bitanabaho, ubwo wavuga cyo uri igicucu udatekereza. So rero ladies please be careful kuri abo batipe baza bababwira ngo mubanze mubabyarire ngo nibwo unyereka ko nkunda. No, niba koko agukunda byanyabyo by'ukuri nabikwereke, nakwerekana mu muryango yabo, ni mujye mu murenge, ni mukora ibishoboka, mujye mu rugo mubyare mwitwa umuryango. Ibyo bintu byo kuvuga ngo urabyaye ngari hano ngari hariya, n'uwo mwana nawe ajya kuvuka aza mu bibazo ababyeyi batari kumwe, ntago ari byiza rwose pe. Niba umuntu agukunda koko bikore umubyare, ariko muri kumwe umufatanye kurera. Nta kintu kiryoha nko kurera umwana muri babiri mwembi, abona mama abona papa, sibyo? Umwana adakora kubaza ngo ma papa ari no, ibyo bintu ntago ari byiza rwose pe. Ikindi araza akakubeshya ngo mbyarira, wamara kubyara agata kwangaza. Cyangwa se hari abandi batipe nabo bigize ukuntu ngo ngiye ngo umwana ni namba mubonye ngo ndeta mujyana. Ibyo bintu be careful, umwana aravuna gabo mwabasore mwe. Ibyo bintu mwigize ngo muzajya mutera abana amada ngo muze gutwara abana. Inama yarakozwe ntabwo barahari. Ntumbwiye ko mu nama iheruka. Akaza akavuga ati ngewe rwose nta byo gushyira mu mago, nzashaka umukobwa mutera inda umusapotinga, umwana nakura mutware. Ibyo bintu mubyikure mu mitwe yanyu, ntabwo bishoboka. Ntabwo bishoboka rwose, ntibishoboka. Utaragufasha yakivuka ntakaze kugufasha arangije. Niyo yaba yaramfashije please, umwana afite uburenganzira bwo kubana na mama we na papa we, unkamugiraho uburenganzira nawe ukamugiraho uburenganzira, kandi umugiraho uburenganzira mu gihe hari support yawe nzi. Uri kunyumva neza? Ntabwo uzaza kumbwira ngo because ngo umwana ngo twaramubyaranye ngo nkwe. Ku buryo umwana umusore yirereye mu buto bwe yamukurikiranye akivuka. Nyine yaramukurikiranye. Itegeko rivuga ko umwana iyo yujuje imyaka 7 avanwa kuri nyina akajyanwa kwa se igihe babyemeranyije hagati y'impande zombi. Igihe babyemeranije rero ubwo nabo ariko nsingi ngiye ntago nabyemera. Wowe urinde kudatanga umwana wawe ukeneye se. Okay, mwana reka nkubwire. Erega umwana nuwase ntago ari wanyina. None yumvikane ngo umwana nuwande? Nuwase ntago ari wanyina. Ariko uzi ko muri mwe birangira mu gutera inda. Kandi nta mugore nta mwana wa nyina ubaho. Birangira mu gutera inda mwebwe buri abasore cy'abagabo. Araza gutera inda wowe ugasigara ari wowe uvunika utwite iyo nda, ukajya ku giseye, ukabyara, ukarera, ukagira gute. None ngaraje ngo umwana. Ariko bivugwa ko kuri akantu ko gutera inda
ari akantu gakomeye cyane kandi buriya ngo ntabwo umutwita wenyine buriya akantu ko gutera inda buriya ni akantu katoroshye cyane wa mwana twazaguranye bakazajya nuko bitakunda kenshi baravuga ngo batabikora babona byoroshye ubu byoroshye noneho byoroshye abantu bashaka iyo message reka nyitambutse kuri ba basore cyangwa b'abakobwa udashaka gushaka hari ikinyamakuru mperutse gusoma kuri Facebook ejo bundi nabibonyeho mbona ngo hari systeme yaje yo gutwitira niba gutwitira umuntu gutwitira umuntu aho kabisa wagiye gutwitishaho ibyo byo birakorwa cyane ku mukobwa utabushaka kubyara konsa amabere yatagwa ibyo bintu ngo birakorwa abo bantu rwose bashaka gutwitisha bakarererwa amahirwe masa ariko ngiye kuvuga ngo umwana namwibyariye nguraje ngo muguhe from nowhere ntabwo bishoboka ikindi tugiye ku burenganzira bw'umwana buriya umwana nawe abatekereza bafite ubwenge areba umubyeyi nyine muri mwembi babiri aravuga ati se ninde uri kumakeya ninde uri kunyitaho ni hehe nazatragoringa kubera ko buriya cyane cyane umugabo aba afite kuba yashaka n'undi mugore kandi buriya turabizi nyina wundi ye ntaba ari nyoko tubyumvikanaho turabafite abana ahangaha bari kubabara bababazwa na mamukase yego rero mu gihe nyiriho Imana iba ikinije ubuzima ntabwo nakemerera ko umwana wanjye ajya kurirwa n'undi mugore nyiriho ntibishoboka bivuze ngo we ku myaka 7 ntabwo umwana wawe wamutanga ngo umuhereze se byazamo akazi sinjye kukubeshya pe byagorana simbize nakubwo nyine biragoye biragoye man kwikuraho umwana biragoye uri umuntu w'umubyeyi wabyaye ngiye sinzi abari abantu ariko rivuga turatwuma kubyubahiriza itegeko aho hantu tuhatindeho tunahagarukeho umwana ashaka kuva afite n'uburenganzira bwo kuvuga ati ngenda shaka mama bitewe n'ukuntu namufashe man bitewe n'ukuntu nihirinze kubera uwo mwana uvuga ati nge kandi ugasanga ngenzi mama niwe nshaka why not se waza kuvuga ngo kubera ngo itegeko ngo mu mwana ntibibaho ntabwo bishoboka ibyo bintu yego Miki ndagira ngo ikibazo ngiye gukubaza ugisobanura ushize amanga wirekuye ufite vibe hari abantu benshi bakunda kugereranya abasingo mada n'abakobwa ukumva umuntu ari kukubwira ngo buraho kugira ngo nshake umukobwa nazana umufiyemere cyangwa se umusingo mada undi ukajya kumva arakubwiye ngo nta mukobwa ukiriho bose babaye abafiyemere burya ngo utarabyaye ngo yakwiyemo inda we ku giti cyawe iyo ubitekereje wumva ari bike muri make nyirizina umufiyemere cyangwa se umusingo mada n'umukobwa batandukaniye ku muntu ukeneye gushaka umugore reka iki kintu nyivuge kuko mfite vibe hari imvugo isigaye iriho yitwa win-win hari ibintu byagoranye kuri iki gihe usigaye usanga umwana w'umukobwa atangira ubusambanyi afite imyaka 16 15 yego yagira amahirwe rero agera muri 20 na ataraterwa iyo nda cyangwa se afite ukundi kuntu abigenza simbizi rero kuri iki gihe ngewe umusingo mother n'umukobwa usanzwe ntabwo njye nshobora kubatandukanya ushobora no gusanga uwo mukobwa arenze n'uwo ngo wabyaye kuko ibiba hano hanze tuba tubibona hari ahantu usanga umusaza ari kumwe n'umwana w'imyaka 10 uri kumva icyo kintu mboneraho no kubwira abasore umusore uvuga ngo njyewe ntago nashaka umukobwa wabyaye ngo ubwo ngo abafite ngo uko yongera guhura ngo n'umugabo babyaranye what sinzi imyumvire baba bafite ushobora kwibwira ngo ushatse umukobwa utarabyaye ugashaka uwumura wanyereye kubera inda nyinshi yagiye akuramo yavuga ngo bamamanya kwigendera
oya se kandi nawe barahari okay Niko babita? babita mama nyakwigendera ni mama mama nyakwigendera. So rero mwabasore mwe aho kugira ngo uzashake umukobwa utagifite nyababyeyi, shaka uwo uwabyaye basi we niyo yajya muri biriya bya family planning bavuga we ababigiramo ukuri nta ngaruka nini bimugiraho nk'uko umukobwa ajyayo, kuko nabo basigaye bajyayo biremewe, nk'uko umukobwa ajyayo akajya kubifata, biba bitandukanye cyane rero. Kandi ubu nawe wasanga uvuga ngo ntago wagira hoya ngewe umugore wese aba ari umugore apfa kuba afite gahunda yo kubaka. okay. So rero umukobwa n'umugore wabyaye niyo waba ubyaye babiri niyo waba ubyaye batatu bose ni bamwe pe. nshaka ngiye kumubaza akabazo kandi nsubize nawe ushize amanga urishobora ko nzi igisubizo se ugishake, sibyo? Dufite abakobwa babiri. we nande? Hari abakobwa babiri nibyo ndi kukubwira nibo mufite iwanyu. ndi kukubwira hari abakobwa ese n'urugero apo nabyumvaga nabi. come on. Hari umukobwa wakuyemo inda, yewe ni n'umukristo, ni ibanga rye ariko birazwi cyangwa n'abarabizi n'umutima we ko yayikuyemo. Yego. Hari umukobwa wabyaye bitamuturutseho ariko arabyara, noneho bombi batwariye inda rimwe, sibyo? Yego. Umwe uwo nguwo wayikuyemo yitwaye yabiteguye, ari ibintu nyine yapanze, sibyo? Ariko kubyakira no kubyihanganira biramunanira yikuramo. Yabiteguye rwose, kuko hano iyo mbwangu ugiye gusura umuhungu n'urugero ubwo wumva ko ugiye mu biki, uragiye uramusuye, umusuye ari nk'igihe abarwaye, nk'igihe abarwaye. kamone tujye tuba honete, uragiye uri umuririmbyikazi. Hari abaririmbyi dufite aha ngaho ubona barabirirwa bahogoze, barahari. Usanga umuntu aragiye avuga ati aho kugira ngo ngiye nzasebere ku ruhimbi sha nivemo kizaba kibi. Umuntu ndirimba soprano ndirimba imbere tuzaca imana koko ntibishoboka. Kandi wenda uvuye gusura Claude cyangwa se bakode bajya ngo mbashye, wenda tubare uvuye gusura nka Kepa cyangwa se wenda ba Mike simbizi katuvuga nka Mike cyangwa Kepa ze uragiye sibyo uramusuye tujye tuvugisha na ba Eric da nabo ndobishije ngo bajye bakanyuza na Eric nabo barasurwa yego komanda uramusuye uragiye hose harahiye bundo kwagenda bakabomora neza rwose ugataha harundi wenda ubwo nabona abantu babiri undi shiramo hamagara shirarwaye zasika muzana uragiye bimuguye shirarwaye batezeze gute birarangiye akoze iki yateganyije batukanye yana baranamubwiye be aranakuyakanye abakobwa bavuga babiri kumva ko hari wihangana cyari ikibazo cyangwa n'umwandiko ndikukubwira ato gusobanurira muri abakobwa babiri harimo n'ikibazo muri abakobwa babiri yego harimo uwabikoze yabiteguye, aho ni ikibazo kiri ubundi hari n'uwo byagwiririye ubu ukundana n'uwo nguwo w'umuririmbyikazi wavuze ati ntaseba n'izina mfite n'umwanya mpagazemo na sosiyete bazagira ngo iki indagize gute, afite impamvu zumvikana, si zumvikana. Ni umukozi w'Imana nubwo atabye rwose pe, ni umuririmbyi, ni umuhanuzi, ni umuki rwose, ariko se ntibishoboka ibyo bintu. Noneho hari wa wundi nawe byagenze ko nguko araje ababwira ati sheri rero uri kundeba uko nguko naje guhura n'ikibazo bigenda uku rwose ndanyikuramo kugira ngo ntice umurimo w'Imana, ariko ubu noneho wowe ndirede kuba nakubyarira tubanye, sibyo? Undi araje ati rero njyewe nasuye runaka bigenda uku bene afata ku ngufu cyangwa aramurira cyangwa se amafinerega cyangwa bigenda gute birangira neye inda n'uwo mwana naramubyaye arahari. Muri abo bakobwa babiri wahitamo uhuye? Oya burangiye nabanje kugisasira cyose kugira ngo cyumve neza. Aba bakobwa babiri
dufite abakobwa bangahe? Babiri. Uwayikuyemo afite impamvu, n'utarayikuyemo kuko nta mpamvu afite, abo bakirengagiza izo mpamvu akayireka akabyara. Nibyo nababwiraga njye ku giti cyanjye, ntabwo natwara umugore wo kuyemo inda kandi mbona uwabyaye ufite umwana, byanze bikunze ntabwo watwara amamanya kuriya mwabivuze, kandi mu gihe mbona ko umugore mwiza buri umugore n'ubyara, nanjye ku giti cyanjye bura ntabwo nagushaka utarabyara ngo mbanze menye ko cyangwa umusaruro, by'umwihariko nubwo watwara inka idakamwa kandi ubona hari akantu uvuze numvishije neza, ntabwo watwara umuntu utarabyara. Uravuze ngo ntabwo watwara umuntu utarabyara. Ngiye mba nagakonfirma nkamenya ko ubyara, niyo nanjye muri basore batestinga bakabanza bakamenya ukuntu ibintu bimeze. Yewe uyu munsi wa none rero ndagira ngo byivuze kuko reka nabashimire cyane muri abajyanama beza. Hari inama mutanze hano ku buryo urubyiruko rwose aho ruri uyu munsi wa none, ababyeyi aho bari, abapapa bari gufata abana b'abakobwa rwose, ni bamwe mu badogiteri beza b'imitima babaye, bavuga ati rwose bafite ukuntu bakuganiriza ugahinduka mu bintu byinshi. Ese uyu munsi wa none nk'abandi bantu bifuza ko mwajya mufata time yanyu mukaza kubaganiriza, muzaboneka cyane? Turahabaye kabisa. Umunsi wa none hari umwana waciye mu bibazo nk'ibyo bigiye bitandukanye, hari n'umubyeyi waciye mu ubwo buzima, wifuza ko wenda mwaza mugafata umwanya wanyu wo kumuganiriza, sinagombwa kuri TV cyangwa se mushobora kumugeza mu buzima bwe busanzwe, mu buzima bwe bwite kugira ngo abohoke, yumve ko umutima we umeze neza. Ngo wakifuza ko mwamuganiriza mwa muri serivisi mu buganga bwanyu, mukagenda mukamuruhura cyangwa se mukamubohora, yababona gute? Uburyo burahari bwinshi bwo kuba yatubona, yatubona ku namba de telefone yacu, yatubona ku mbuga nkoranyambaga zacu dukoresha ku ma Facebook yacu, TikTok, ahantu hose wadushatse ntabwo batubura. Nimero ya telefone bakubona? Njye yanjye ni 079 45 866 414. Yego. Miki, tanga nimero uzaza mbere uzaguhamagara. Okay, njyewe ni nimero yanjye ni 07 82 48 277 ku yandi ma social medias ni Aline Miki nyine bisanzwe. Kubifuza ubujyanama bwiza bivuze ko mwabaheza mu buryo bwimbitse, mu buryo buri bwa media cyangwa se mu buryo buri prive mu ngo zabo, abo bana mukabaganiza cyangwa se ababyeyi mukabaganiza, birashoboka cyane? Cyane rwose, ni ibintu bishoboka cyane. Nanjye nagira ngo mbabwire ku mbuga nkoranyambaga nkoresha, mfite Facebook ni Rebecca Oda, nkagira na TikTok nayo ni Rebecca Oda. Yego. Wenda mu bya Instagram byo na Twitter byo wenda babiharira abandi. Instagram njye ndayikoresha. Nayo mazina. Nayo urayikoresha? Okay. Ayo mazina niyo ubundi mwatubonaho twavuze dukoresha mu social media. Reka tubashimire cyane rero mwakoze kwitabira ikiganiro cya Big Town TV, kandi mudaha ikiganiro cyiza cy'ubwenge cyafasha abantu cyane. N'ubutari tubatumira muzaza. Yego murakoze. Boneyeho gushimira Big Town muri rusange, n'abadukurikiye mwese aho muri, Imana ibaho umugisha, turabakunda cyane. Ciao nakagaruka. Wenda nanjye nabashimira muri rusange, nanagira inama aba ladies twari turi kuvuga, niba uri umukobwa ugahura n'icyo kibazo cyo kubyara ukiri mutoya, gira akantu ko kwifatamo, umenye ubwenge, ukore cyane, ukure amaboko mu mufuka, kandi ikintu cyakubayeho making sure ko kitazongera kukubaho, kuko in case gishobora kubaho. Mwifate inshuti zanjye, ndabakunda. Yes, reka mbashimire cyane rero abashyitsi bacu twagize uyu munsi cyangwa se abatumirwa. Ngerere Professor Cyucyu, iyi ni Big Town TV. Icyo usabwa nta kindi no ukana subscribe ndetse ukazajya kugira ngo ujye ubasha kubona notification zacu za buri munsi, nankwibutsa ku following cyitwa imbuga nkoranyambaga zacu zose za Big Town TV cyangwa se za Big Town muri rusange, kugira ngo ubuzima bukomeze bwendereye. Ciao.